nubwo birangira mwese nta kazi mubonye, uzi buriya umuntu wize boarding ikintu aba akurusha. Buriya iyo umuntu agiye kwiga boarding nyine akava nk'i Kigali akajya i Musanze cyangwa se akajya za Gatsibo, nyine agahindura intara nyine tu, cyangwa se akava mu ntara akaza nka KGL, byibura uwo muntu aba yarahinduye community nyine tu, akamenyana n'abandi bantu bashya, pana babandi bo muri quartier, abandi bantu bashya urumva baba bafite n'izindi ideas zitandukanye n'izo muri quartier wavuyemo, mukaba inshuti rimwe na rimwe mukajya munasurana n'iki, ukagenda umenya byibura ahandi hantu ko hameze n'abandi bantu nyine baturutse mu turere dutandukanye bitandukanye na kwa kundi uba warize nyine ku kigo cy'umurenge nyine ngo GS Burema, ngo GS Rwabutenge, ngo GS Gatenga. Ubu usanga nyine n'ubundi abantu bigaho ngaho ari babantu bo muri quartier, n'ubundi ni ya community imwe, ni ya mindset imwe, ni za ideas zimwe, ni bya bikorwa remezo bimwe, mbega nyine nta kintu kiba gihindutse nyine tu. Urumva rero nk'umujene uba warize nka primaire akayiga nko mu Gatenga na secondaire akayiga mu Gatenga, ubwo wumva nk'uwo muntu connection se zizava hehe? N'ubundi nta kintu na kimwe aba yarahinduye. Ntago wambwira ngo wizenga imyaka 10 n'ingahe ku kigo kimwe, n'ubundi umuntu muharangizanije se azakurangira iki se? Azakubwira se ngo tujye gutigitira he? Ariko byibura nk'iyo wagiye muri boarding yenda warahuje n'abana baza MSN, abana baza Gatsibo, abana baza hehe nyine mu tundi turere, byibura mushobora gusoza akakubwira ati yo mana ariko hano biba bimeze gutya bitandukanye wenda naho KGL, cyangwa se nawe ukamubwira ati se man hano ko biba bipanze gutya ni iki. Icyo nicyo kintu cyonyine bishobora kugufasha kwiga muri boarding. Naho ibijyanye n'akazi ko nta gahari n'ubundi mwese murakabura.